tuvugana cyane zanjye bazibye cyane zanjye zakinze zose ari enye gusa tubikurikirana nyine bambwiye ko district amari kumfasha bambwiye ko nshaka gufata iminsi 5 ubwo iminsi 5 mushaka mutari kubona ari ikintu kimwe na uploading nubwo ni igihombo gikomeye cyane yatangaje amakuru ngo cano zose bazijyanye ziri kugaragara ariko yavuze yuko bazibye muri iki gitondo naho mbonye handi hari gusaba ubufasha ngo bamufashe urumva ngo hari agacano gashashe yafunguye gashaka ngo ko karara kabaye monotize kamumaze no kumenya ukuri ko na Joyeuse ntandagira ibiryo yarayifite ariko uyu mwana ntayirimo ubwo rero aho ngaho ni hahandi hano showbiz yo mu Rwanda iyo bamaze kuyangiza nta kintu kizima tuzongera kuvuga ngo kigirute ngo kigaragare ngo ukuri ahubwo kizajya kigaragara ngama prank umuntu abipfiremo bazi kari za prank turi gukora siko bimeze so sinzi ukuntu byaje kugenda nye Kiramani yarabonye ya prank itari gufata yo nguko yagize ejo nibwo buri nkuni na buri kantu nabande bose n'abari abanyamakuru bo kuri 3D bakamarade bane bose ubu ngubu hagezweho urumva ikintu cyo gufata abakozi be ariho twita abakinya muri team akabazengurutsa ku YouTube channel barimo kurira urumva barimo kurira nyubukena kivuyeho ntabwo cyatwitse naho cyamugejeje amafaranga yigishoyemo ni menshi kugira ngo bamutwikire ariko ntabwo bikunze nta revo bigezeho ngiyo yashakaga urumva niyo mpamvu ahita ateza saga aravuga ngo reka mfungura kandi gacano izindi manze navuga ko bazibye kandi zihari urumva kugira ngo bagirute ngo bagirebe kandi Kiramani izindi zose yafunguye YouTube enye nta nimwe twigeze tumenya igihe yayifunguriye twagiye tuzibona ziza gusa sibyo twagiye tuzibona ziza gusa kuki mbere yuko afungura YouTube channel yateza ikibazo kimeze gutya tujijuke tumenye icyo turimo sibyo tujijuka tumenye icyo turimo ibihe turimo ntabwo ari byo Imana ni byo gukora urumva rero niba ubonye yuko buri nkuni na buri kantu nabande bose n'abari abanyamakuru bo kuri 3D bakamarade bane bose ubu ngubu hagezweho urumva ikintu cyo gufata abakozi be ariho twita abakinya muri team akabazengurutsa ku YouTube channel barimo kurira urumva barimo kurira urumva ureba yicano hano Kiramani studio muragireba urumva nukuvuga ngo niba tangiye guteza saga gutya iki bikari wakabi yes ndagusuza wowe ukurikiranye Bikari TV show uyu ni wa mwanya wanyu kubagezaho bya bindi dusanzwe tureba cyangwa se twasezeranye n'abasezeranyije kunana nabagezaho wowe uri hanze mu Rwanda Amerika mu bihugu byo hanze byose ndagushishikariza gukora subscribe cyangwa se ukanadutera inkunga mbese yo gusharinga bitwaye iki ngewe nje ahangaha kubabwira ikintu nta mu bwanyu mumaze iminsi mwibonera cyangwa se ikintu kiri public nyine nawe ubona icyo kintu ari ngibintu byinshi cyane bikihisha inyuma nta kindi kintu tuje kuvugaho tuje kuvuga kuri Kiramani Kiramani mumaze iminsi mubona saga ziwe ngati ngo yarakenye imodoka yarayigurishije so kugurisha ikintu waba wariguriye ntabwo ari icyo kibazo sibyo kugurisha ikintu wiguriye ntabwo ari cyo kibazo no gukena ntawe udakena urumva no gukena ntawe udakena ahubwo kuki umuntu avuga ngo yagurishije imodoka bigasakara hanze kandi imodoka ujya kuyigura ntibyigeze bisakara nguko kuyigurisha byigeze byasakaye aho ngaho twaje kumenya yuko ari ama prank bakora
urumva kwa kundi k'umuhanzi cyangwa se k'umuntu ufite izina rikuru aba yazimye yamara kuzima agashaka ikintu cyamugarura mu murongo ariko akoze iki agifashishijwemo n'abandi bantu urumva twagiye kumva kuri 3D TV twumva inkuru yo gukena ariko Kamarade wayizanye irasakara ijya kuri baburi nkuni na baburi kandu n'abandi benshi cyane bayikoraho icyo twita document cyangwa se mbese babikoraho ibiganiro nyine ndumva ngiye icyo kintu kitakagombye kuba kirekire cyane nyuma y'ibyo rero hari ikindi kintu niba babonye bitariye nguko babishakaga cyane cyane ko ndi kumva ko hari filime ari kumanza yatwikira nyuma y'uko views zibura views zarabuze ahitamo nawe kuza kumanza yatwika kugira ngo iyo filime ize cyane cyane ibyo twari tubizi ku bahanzi bamanza basohora filime indirimbo zabo bamara gusohora indirimbo yabo bakaza bakayitwikira bakajya hehe urugero ngira ndirimbo ya ntuza ya Element nuri ya The Ben bakoreye hanze bamanje bayitwikira nabo gutyo muri ubwo buryo ndakeka aribo batangiye kujya barazana nizo saga z'abahanzi hano mu Rwanda none byarenze biza no muri comedy cyangwa se muri filime nyarwanda urumva noneho ugasanga ibyo ni bya bindi biri gutera abanyarwanda urujijo naje hangaha ngo mbigusobanurire 5 kuri 5 ariyo mbamvu wowe utarakoze subscribe turagira ngo yikore asigara ujye ubona ibi biganiro cyangwa se ukugusesengura ndagira ngo njye basesengurira inguru buri munyarwanda amenye bere kumugira ngo ikigurya ahubwo we amenye impamvu kiri gukorwa none kibona uzavuga ati bino ni bya bindi urumva kugira ngo none kibona uzavuga ngibi ni bya bindi bundi bamenyereye mumenye yuko hari boro igiye gutwika nguko bazanyemo na Joyeuse ngaratwite kandi ari indirimbo nayo bari gutwikira kimwana we Musanze mwarabyumvishe ndakeka mumaze no kumenya ukuri ko na Joyeuse ntandagira ibirya yarayifite ariko uyu mwana ntayirimo ubwo rero aho ngaho ni hahandi hano showbiz yo mu Rwanda iyo bamaze kuyangiza nta kintu kizima tuzongera kuvuga ngo kigirute ngo kigaragare ngo ukuri ahubwo kizajya kigaragara ngama prank umuntu abipfiremo bazi kari za prank turi gukora siko bimeze so sinzi ukuntu byaje kugenda niyo Kiramani yarabonye ya prank itari gufata yo nguko yagize ejo nibwo yatangaje amakuru ngo cano zose bazijyanye ziri kugaragara ariko yavuze yuko bazibye muri iki gitondo naho mbonye handi hari gusaba ubufasha ngo bamufashe urumva ngo hari agacano gashashe yafunguye gashaka ngo ko karara kabaye monetize ngo ni kari gukoreraho ibyo bintu ndagira ngo mubyumve neza yatangaje ninjoro ko bazibye cano ze zose karenye turabyumva ariko biraje avuze yuko hari agacano kandi yafunguye si cya kintu twari turi kuvuga kugira ngo ikintu babone ko kiri hejuru cyangwa se ko cyagira abantu bagikurikirana bamanza bica bimwe kugira ngo ikindi kigira ute kizamuke turabyumvikana none uko kumanza bica ikintu kimwe kugira ngo bazamure ikindi kintu aho ngaho niho social media ziwacu zapfe mbese ibintu byo gukora YouTube ewana ni ibintu by'insazi buri wese ashobora ubwo nuko ngo umuntu utagira abantu nyine YouTube izamunanira niba Kiramani yaratanze amafaranga kwa ntuza kuri 3D kwa Kamarade agatanga kwa buri nkuni agatanga kwa Rusine agatanga hehe urumva kugira ngo ya boro ye izamuke agiye gusohora cyangwa niba hari akandi ka YouTube channel agiye gufungura nguko yabizanye nako agira ute agateremo urumva yuko ni bya bindi byo kuvuga ngo utagira amafaranga nyine YouTube ntabwo azayikora
YouTube ubwo ntabwo azayikora kubera yuko niba hajemo gutwika ukavuga ati boro yanjye ndikona aba views basuye hanze babuze kamvuge ko nakenye nigira umukene mvuge ko imodoka nayigurishije ese kuyigura ko nta muntu wigeze ugisha inama ngukuru kuvuga nguko byasakaye ngo imodoka bayibye icyo kintu ariho hahandi uzasanga wenda ibintu byo kuvuga byashize amatika atazashira kuri social media aribwo ribu nayo yari yarabonye mu minsi ishize mwabonye ukuntu bakubuye imihanda sibyo bari batangiye kubizana bagize akavuyo bya danje umwakora kino nunda akora kiriya bamwe barafungwa kubera amagambo bahise bazanamo ngo nugutwika kugira ute ugasanga bizanyema yandi matiku ashobora kwangiza umuryango w'umuntu cyangwa kwangiza isoko hahiramo yo kuri social media. Nyuma yaho rero reka manze nabumvisha record ya Kiramani avuga yuko channel ziwe bazibye. Reka manze nyibumvisha sigaye ntamwe mwiyumvire kabisa. Umuntu nyine urumva social media niwe yajemo ibyo bintu urumva nyine kugira ngo dukore biragora bizanagora kabisa bizanagora kugira ngo dukore bizanagora kugira dukore mureke mumvishe mureke manze nabumvishe rwose Kiramani aha ngaha record yiwe kugira ngo mureke mumvishe uzana na yombi babira gusa cyana babira iki nuko yino rugamba tugomba kurutsinda niko byagenda kose tabizi nyine mwanzi n'umwe satani ushaka kungerageza kandi ngomba kumutsinda so navuze byinshi bigeze abibabwira ngira ngo n'ubu tuvugana cyane zanjye bazibye cyane zanjye zirakinze zose uko ari enye gusa turi kubikurikirana nyine bambwiye ko district bari kumfasha bambwiye ko nshaka gufata iminsi 5 ubwo iminsi 5 mushobora kuba mutari kubona ari ikintu kimwe na uploadinga numva ni igihombo gikomeye cyane ngira ngo n'ubu tuvugana cyane zanjye bazibye cyane zanjye zirakinze zose uko ari enye gusa turi kubikurikirana nyine bambwiye ko district bari kumfasha bambwiye ko nshaka gufata iminsi 5 ubwo iminsi 5 mushobora kuba mutari kubona ari ikintu kimwe na uploadinga numva ni igihombo gikomeye cyane iminsi 5 ari nyinshi kuri channel 3 niyo ugomba gushow video buri munsi ubone hafi video 10 zose zigiye zakunze kwinjiza amafaranga zigiye guhomba cyangwa se venite no kora sora na kabiri video ni nyinshi rero muri iyo minsi wenda nano umuntu anagize ko iminsi 5 ashobora gushirenda bikagaruka umuntu abaye mfunguye kandi gacono gashashe kuba muri ku nimba ndi gusende n'icyo ndibona ko repe nimba ndi bushisho sindi buri byo ndi bushisho basi mupfe kuri ibyo ngibyo nyine wenda Bizimana muri musharinga akagira karaba kabaye monetize umunsi wa kabiri ndi minsi kurikira wenda iyo yakwijeza nayo make gusa no gusenga pe no gusenga mu nsengero nyine nandi mu bitoroshye ari abantu ntago kunyoroheye na shitani ubumisi nyine muri kunyataka ariko nyine ndabizi ko ngomba gutsinda nyine cyo so rero yes murumva yuko Kiramani ari channel YouTube yafunguye nshasha iyi ngiyi mureba hangaha urumva ureba iyi channel hano Kiramani studio muragireba urumva nukuvuga ngo
niba atangiye guteza saga gutya icy'ubukene kivuyeho ntabwo cyatwitse nta naho cyamugejeje amafaranga yagishoyemo ni menshi kugira ngo bamutwikire ariko ntabwo bikunze nta revo bigezeho ngiyo yashakaga urumva niyo mpamvu ahita ateza saga aravuga ngo reka mfungura kandi gacano izindi manze navuga ko bazibye kandi zihari urumva kugira ngo bagira ute ngo bagirebe kandi Kiramani izindi zose yafunguye YouTube enye nta nimwe twigeze tumenya igihe yayifunguriye twagiye tuzibona ziza gusa sibyo twagiye tuzibona ziza gusa kuki mbere yuko afungura YouTube channel yateza ikibazo kimeze gutya tujijuke tumenye icyo turimo sibyo tujijuka tumenye icyo turimo ibihe turimo ntabwo ari byo Imana ni ibyo gukora urumva rero niba ubonye yuko buri nkuni na buri kantu nabande bose n'abari abanyamakuru bo kuri 3D bakamarade bane bose ubu ngubu hagezweho urumva ikintu cyo gufata abakozi be aribo twita abakinnyi bo muri timu akabazengurutsa ku YouTube channel barimo kurira urumva barimo kurira ngati ngo Kiramani ngo ariko wakaza avuga yuko ko bamubeshera kuko nawe ntabwo yaza bihamya avuga ko yakenye kundu agomba kubikora agatanga amafaranga bakamuvuga ko yakenye ariko bakagira utewe akavuga ko ntacyo byamutwaye kugira ngo batabibonamo ibindi bintu ariko twese twarajijutse twamaze kubimona yuko ari amaprank babe bakoze urumva twamaze kumenya yuko ari prank babe bakoze kugira ngo bya bindi bashaka babigereho kuva babonye abahanzi aribo basanzwe babikora indirimbo zabo zikarebwa tukaza mbese indirimbo zigasohoka tuzitegereje kuko tuyizi kigiye kuzaza none muri iki gitondo ahise afungura YouTube channel urumva ahise afungura YouTube channel hitwa Kiramani Studio ayishize hanze ahise avuga ati ngo barazibye kuki abanyarwanda mudufatanye injije Imana twese twarajijutse twarakangutse twamaze kumenya yuko ibyo bintu nimwe mutwicira ama YouTube channel ugasanga ikintu cyose ukoze ngo ni prank ngo ni prank ngo ni prank zabaye prank nta kintu cy'ukuri kikivugwa kuri YouTube urumva nta kintu cy'ukuri kikivugwa kuri YouTube byose twabigize ama prank tu wese nuzajya kureba ni iki kizaba kiriho twese tuzamenya yuko ari prank rero Kiramani Empire ubu ngubu chanoze zirahari mugende muzirebe zinarahari iyo bazibye bayago twagiye tubona ukundu bazibaga bagahite bamera ngazo bazigize prive asigaye zikagira ute ndizigaragare wazishakisha ndizigaragare bikazavugwa bakazazifungura urumva nyuma ngo bazigaruye zikaza tugongera kujya kureba ibyo aho yari igeze cyangwa se ibyo bagiye bashiraho urumva none we zose ziri kugaragara urumva nuko uploading ari zimaze amasaha hari filime zimaze amasaha none ngo bamuhaye iminsi 5 urumva muri record mwabyumvishe ko bamuhaye iminsi 5 zo kuba zigarutse nta n'ikizere ngo cyafite cyuko zagaruka kandi Kiramani we ubwengazi n'imvunazi ntabwo ari wo guterera YouTube channel birakomeye kugira ngo bakwibeka YouTube channel birakomeye mukanya ahubwo hari abandi mugiye kubona bari buze ku matabuneri y'abantu cyangwa se icyo twakwitanga kirishi z'abantu zije ngo abayibye mukanya agiye gukurikira ngo abayibye ako nako nagatwika arabazanye murumva niyo mpamvu twese tugomba kujijuka tugahumuka tukareba ibintu tugiye kureba ibyari byo urumva reba ngasaga zimaze iminsi zibaza baskovia na bagasuku nabande bose izo zose abari amapranka na amapranka wenda usibye ko gasuku akora prank kanarengera akavugamo n'amagambo adahesheje Imana icubahiro ariko byose abari amapranka kugira ngo bongere babona bagiye kuzima abana razimye
aho byageze no kuri Kiramani nawe reba Big Mind yagiraga ibihumbi 100 ikaba yarigeze ku bihumbi nka 5 umunsi wose cyangwa ibihumbi 3 cyangwa ibihumbi bingahe urumva urwo rwego n'urwo abantu bakizamuka mbese batari ku rwego rwa Kiramani nawe niyo mpamvu yasa kubitamo amapranka urumva niyo mpamvu yasa kubitamo amapranka ubwo rero mwese mwaho mwayagaye ngo Kiramani ngo canoze bazibye ngo bagize ute wapi zirahari yes wowe rero wakoze subscribe ndagushimira cyane ni inkunga yawe ikomeye cyane mu buzima bwawe uba warashinze ni itafari ryawe washinze kuri Bikari TV show kandi nabizi yuko atari icyo gusa uzana dusharinga ugakora n'ibindi bikwiriye gukorwa kugira ngo tugumye tuzamuke twega nta mapranka ahubwo tuzatuza tubabwiza ukuri ibyabaye n'amapranka n'ibindi bintu ikintu mukirebe ariko tuzi yuko ari pranka kirimo cyangwa se nikitari pranka ngiye byose nzaje ndaza mbibabwire aha ngaha kuri Bikari TV show ndabakunda cyane rero ciao